Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mani baho mugisha. Turakomeje kandi dusubukuriye hahandi. Yesu nashimwe cyane. Amen. Hallelujah. Ejo twagarukiye mbese. Nagira umbwira ejo twagarukiye. Ejo twagarukiye. Aguruka hagarara umbwire numve. Niho twagarukiye. Pastor aba yakurikiranye kandi ibyo ndabikunda cyane, nkunda umuntu ukurikirana. Yesu nashimwe cyane. Nari maze kubabwira uburyo bashatse kungongesha imodoka, sibyo? Yesu nashimwe cyane. Hallelujah. Mpinduka ikiragi banjyana mu rusengero barasenga, biratsindwa, birababwira ngo twashakaga kugaca hejuru, ngo amaratu yanyanyagiza hariya mu muhanda ngo turebe ko iryo zina muhora mudutwikisha ridakorwa n'isoni, ngo ariko twahasanze ingabo zigakozaho uruziga ngo nuko zihagarika imbaraga zacu. Ndababwira ngo tugira uburinzi, Imana yacu iraturinda, Imana yacu iratugota, Imana yacu iraduhisha, Imana yacu. Ndongera ndababwira ngo ntacyo Satani azategura kugusohozaho ngo Imana yemere ko gisohorera mu buremere Satani yagiteguyemo. Nabahari cyanditswe kiri muri Yesaya 48 umurongo wa 10. Aya magambo ni Imana yivugirira avuga ngo dore ndagutunganije ariko si nk'ifeza, ngo nkugeragereza mu ruganda rwo kubabajitswa, ngo ariko kubwanjye nzabyikorera, ngo kuko sinzatuma izina ryanjye ritukwa kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Ndarahubwira ngo Imana ntizemera ko izina ryayo ritukwa hejuru y'agasuzuguro ka Satani. Izavayo yigaragaza, ihangane n'abahanganye nawe, ihangane n'imbaraga zose z'umwijima kugira ngo yigarurire icyubahiro cyayo kandi izina ryayo rikomeze guhimbazwa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nongere mbibutse ibi bintu nshuti yanjye. Reka mbibutse. Yenje mbabazwa n'umuntu ushobora kuba ari mu gakiza, yahura n'ubuzima butoroshye, yahura n'ibikomeye, ugasanga ari totomba, gatangira kuvuga ngo ariko Mana, ngo ngewe ko ngukorera, ngewe ko nkubaha, kuki nkura n'ibi ngibi kandi abatakubaha badahura nabyo bameze neza. Wamenya bameze neza bate? Wamenya neza bamezemo ari yihe? Abagenda bakubita vora z'imodoka ibipfunsi baba batonganye nazo, baba batonganye nazo. Bibiri irambwira ngo ntukagirire ishyari umunyabyaha kuko ahe hazibagirana. Bibiri ikambwira ngo ibice by'umukiranutsi biruta byinshi by'abanyabyaha ndetse benshi. Yesu nashimwe cyane. Hallelujah. Murako ubuntu bw'Imana butunyure, iby'Imana itarakora suko ibinaniwe, iguhaye ubugingo izabisohoza kandi mu gihe gikwiriye. Rako ubuntu bw'Imana butunyure. Mbihera urugero, ubundi mbibariza namwe mu bigenzure. Imbwa z'inzungu zibahe? Ntiziba mu bipangu by'abakire. Akabizo babatije ngo ni imisega sinzi aho ryavuye. Hanyuma iyo ngiyo yikatira umuhimira umanukira uzamuka ikatanya bugogo irazenguruka isesekara kw'inzungu. Iti biti inditi sawa bigenda biti, iziroti n'amagufwa binsanga, imyumbati n'ibijumba binsanga. Indira yitegereza igiye kubonebona munsi y'urucece hari urunyuru ribohewe. Irayibwira ngo mbese ubwo kambwira ngo iroti n'amagufwa ibijumba n'imyumbati biragusa, be biragusanga ku ngoyi. Irayibwira ngo nzirira bike ariko nigirira amahoro, ngeraho nyeneye kugera ngira amahoro, ntahangayitse ntari ku ngoyi. Abantu bari ku ngoyi z'ibyaha, abantu bari ku ngoyi bararara bacuramye, bararara bataraye, ariko duke twawe turakunyura. Waryama Imana ikakurenzaho icyubahiro cyayo, ikakugenderera, ikakuganiriza. Yakobo yabonye urwego ruzamukiraho abamarayika abandi bamanuka, Imana yicaye mu ntebe y'icyubahiro. Yari
ijuru rizagukingukira, n'umwisagura azaguhumuriza, n'umwisagura azagendana nawe, n'umwisagura azasohoza amasezerano yawe. Mubaye muto buriya kariya kadenesi abana bakinisha agataruka gashingiye ku mbaraga wakoresheje mu kuboko. Iyo ugize gutya kagarukira, wagira gutya kakagarukira, watumbika cyane kagataruka kakagota ari bwongere kukabona, ubundi ukamangara kagiye hese, kaguye, kaburiye hese ko nari ngafite. Satani agerageza buhoro tukihangana, akazamura tukihangana, yatumbika tugataruka tukaburira mu Mana yacu, tukambara intwaro zose z'intambara, tugashobora gushorokayo dushoboye guhangana nawe neza. Yibaza ngo arankomesheje naho aranyegereza ibisubizo. Mugora byuka yakamejeje kabisa, niba ari izi kuzimu zari zazamutse nanjye nawe. Abyuka abwira umugabo turahitamo. Uhitamo ngewe Saracho, cyangwa uhitamo Sara ngewe nkubise ndambiwe abadayimoni muhora mwirukana muri uru rugo, mumwirukana abadayimoni. Ejo bayobera mu mwana wanjye, uzirukana bajyobeye mu mwana. Hitamo. Ahitamo nyine. Yahisemo wa yahisemo. Yagomba ahitamo nyine, baranyirukana ku manywa y'ihanga. Itajya yiburira igitambo yo karama. Ndasohoka nanjye ntazi ngo ndajya he. Mu by'ukuri nari nacanganyikiwe. Imana yo kabyara intego umudamu w'umunyankorekazi yitwaga Irene. Yari inshuti ya mukuru wanjye, kandi uwo mukuru wanjye yari atakiriho. Turakubitana. Arambwira ati yewe mwana nturi muri umuna w'amacari nti. Atusigaye ubahe naho narindi sinkihari. Aturajya he ntisindamenye iyonge. Ati ndabona wacanganyikiwe rwose. Ati vayo nkujyane iwanjye ubanze utuze. Ati hanyuma numara gutuza uzashaka aho ukorera inda yawe, basi bajye bakugaburira. Aranjyana yabaga mu mujyi wahitwa Masaka, mu nkengero zaho bahita Kijyabwemi. Icyo cyumweru Imana yo karama yarampishe, sinatewe kuko sinari bubona bamfasha gutabaza. Habaye ku cyumweru ndamubwira ndo murokoro ndangira itorero ry'abarokore ngiye gusengeramo. Ati ntabwo nkohereza mu mujyi ntaho utaza kuburirayo. Icyakora iyi nzira uyu muhanda urawubona nti. Aturabona iriya ruguru nti. Ati ntabwo habona amashuri nti yego. Ati hariya ku mashuri hari urusengero rw'Ababatista. Genda bari husengera. Ndazamuka ndagenda njya ku rusengero. Turaterana. Pasiteri niwe wari wiyoboreye gahunda. Arangije aza kuvuga ngo abashyitsi badusuye. Turahaguruka mu bashyitsi. Batubwira amazina naho baturutse. Batubwire n'abafite ubuhamya twabashakira umwanya. Nta buhamya nari mfite. Ibi byose nababwiye kuva ku wa mbere kugeza uyu munsi nibyo nkibabwira. Nabivuze nyuma y'imyaka 5 Imana imaze kumbohora. Mvuga amazina yanjye naho naturutse. Ndimo kuvuga amazina yanjye naho naturutse. Mwuka w'Imana aganiriza wa mpasiteri amubwira ngo uriya mwana ntagende mutaganiriye. Amateraniro ashoje nsohoka, mukobwa arampamagara, yari atuye aho ngaho ku rusengero n'inzu yabagamo yari iri. Tujyana mu rugo. Arambaza ati yewe mwana ko rero uri umunyarwanda iwanyu nihe? Mubwira hahoze ari iwacu. Ugira ababyeyi? Oya. Uba hehe? Ni umuntu ncumbikiye ntacyo mupfana yego. Arambwira ati yewe n'umuryango wanjye twemeye kubana nawe nk'ababyeyi bawe. Ndagenda nsezera umudamu ndamubwira nabonye ahomba. Hehe ndamubwira ati muri babasazi rwose. Cyane rwose. Ariko ndakwibutsa ko uyu muryango wari wakiriye umwana w'indushyi, ntabwo wari uzi bigeretse ku burushyi. Ndaza mbana nabo. Nabanye nabo icyumweru kimwe kizima, aribwo ndi muzima. Icyumweru cya kabiri nasariye mu rusengero ibisazi bisukuye. Nahavuye banjishe rwose, bamfungirana ahantu. Barasenga birababwira ngo twagerageje kukagira ikimuga n'ikigoryi biratunanira. Ngo twagerageje kukica biratunanira. Ngo none turimo kugerageza kukagira ikimuga n'ikigoryi. Ariko mbibarize, Imana yakiza bavutse ari ibimuga n'ibigoryi ikemera ko umuzima gorya mihari. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Barabyirukana bimvaho. Ariko ndagira nkubwire ngo ntago byari byoroshye. Ntago byari byoroshye. Hari abana babiri twenda kungana b'abakobwa. Urumva hari ishuri habaga hahuriye abana benshi. Uzi kubona abandi bana bicaye bakina baseka baganira, ukagenda ubasanga uzi kuri muzima, wabasanga bakagutaho basanze baguhunga bakwita umusazi. Urumva byoroshye. Twaryama mu cyumba nasinzira bakantama bakamfungiranamo bakajya mu cyabashitsi. Bakabyuka mu gitondo bagakingura. Uri buvuge ngo waraye wenyine.
nta mvura idahita, nta nijoro ridacya. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Umunsi umugabo ngo abwira umugore waramubwira ngo uyu mwana iyo atatewe afite ubwenge buzima, kandi iyo yatewe nabwo abanza kujunjama mbere yuko atomboka. None dufite abantu bigisha abana bari bafite umushinga wa kwampasiyo. Dufite abigisha kudoda, abandi bigisha iby'imisatsi. Reka tumushyire mu mwuga wo kudoda, nibamwigishe kudoda, naterwa babivuge tumujyane tumusengere, ariko naba muzima bamwigishe kudoda. Imana nimubohora azagira umwuga uzamufasha. Barabyemeranya, baza kungezaho icyo cyifuzo bagize. Ndababwira nti nitwa Sara. Barambaza bati wigeze wiga? Nti nitwaje, ntabwo nzi n'umuryango w'ishuri kuza. Bati uzashobora kudoda ute utazi gusoma no kwandika? Wenda warabyibagiwe. Fata urupapuro yandika ati ngaho gerageza. Ariko byasaga no kwereka imbwa amafaranga. Ndamubwira ntabyo nzi. Ati ubwo tuzagufasha ibindi bishoboka. Ntabwo wamenya gusoma, ntabwo wamenya kudoda utazi gusoma no kwandika. Bisaba kuba umuntu azi gusoma no kwandika, agapima umuntu akamudodera. Ariko muri Igice cyo cyari ikibazo cyanjye. Ikibazo cyari ngo iherezo ry'ubu buzima ni irihe? Igitondo kimwe ndiyemeza, fata umwanzuro uvuga ngo ngiye gusenga amasengesho y'iminsi 3 atagira kurya atagira kunywa. Intego y'aya masengesho ndashaka kubaza Imana iherezo ry'ubu buzima. Mbagezaho icyifuzo cyanjye, barambwira batubwira ashaka ko tukureka ngo ujye ku cyumba cy'itorero, abadayimoni bazakura igitane tukubure. Ntabwo tukwemereye, icyo kora ntitukubuza gusenga. Jya muri kino cyumba cy'abashitsi, habagamo uburiri bw'abashitsi, hakabamo amakarito ya Bibiliya. Bajyaga baha abana b'umushinga baje kuwa gatandatu. Barambwira bati jya musengere mwaho. Ninjira mu cyumba, nta kindi nari nzi Sara, nari nzi gusenga no kuririmba. Ndasenga ndaririmba, ndamya Imana. Umunsi wa mbere ndawurangiza ndanezera, nta kimana yavuganye nanjye. Mfata umunsi wa kabiri ngubwa neza, ntacyo yavuganye nanjye. Ku munsi wa gatatu ngo bigere mu isaha ya 9 mu mafi ya nimunsi hamanuka Imana yanjye. Haleluya! Muri izo mbaraga ijwi rirambwira ngo kebuka iburyo bwawe. Ndakebuka nsanga hari Bibiliya bashyize hejuru y'igikarito. Rirambwira ngo tambuka usingire kandi ubumbure. Ndatambuka ndayisingira, maze kuyisingira ndayibumbura. Ngo nyibumbura amaso yanjye arahweza. Soma ijambo ritangira urupapuro ngo Zaburi. Ngo nisome ngira amatsiko yo gusoma mu magambo mato. Ndavuga ibyo ndeba nibyo, reka ngerageze. Nsoma ijambo rivuga ngo Uwiteka arambaye kandi akenyeye imbaraga. Babara kurisoma Bibiliya ndayifata, fata na hahandi mu biturugi basanga muri saro. Ntibuzi n'ibindi bati Imana igishije gusoma, bati ni mumufate. Bimutereye mu gusoma amazi iminsi 3 atarya atanywa, biramufatanya n'isari. Ni mumufate. Barangota, ndababwira ngo mube muretse kumfata, mube muretse. Ndababwira n'ubundi ikimenyetso kibereka ko natewe ni ikibati. Yo watewe urajunjama. None se ubu murabona najunjamye, sindimo kubavugisha. Ntabwo natewe, ni Imana yabikoze. Baravuga bati reka ye ubwo yabyumvanye bagenzi b'abanyeshuri arabirepeta bifata mu mutwe. Afata urupapuro yandika ijambo, arambwira ati ngaho nsomerera ijambo. Ndamubwira ntiryo wanditse Kampala. Ati risi ryarinde namwandikiye rikamunanira. Ati wenda bararimurepetesheje. Arangije Imana imwungura ubwenge kugira ngo amenye ko ari Imana yabikoze. Aravuga ati nimumpe iyo Bibiliya mbumbura hanjye nahasoma ndemera ko ari Imana. Aho yabumbuye nabitahuye mu minsi yashize ko bwari ubuhanuzi bwanjye. Yabumbuye muri Daniel ibice 12 uhereye ku murongo wa 3. Aravuga ngo uzahindurira benshi kugukiranuka zarabagirana nk'inyenyeri zo mu isanzure. Ngo mara kuhasoma aravuga ngo koko byavuye ku Mana. Arangije arambwira ngo akira Bibiliya yawe. Sinongeye kubaza Imana ngo iherezo ry'ubu buzima ni irihe. Nahugiye kugishura cya Bibiliya cyo gusoma. Imana sinswa, ikitaraguha nturagwiza imbaraga zo kukijera. Iracyagutegura kugira ngo niki kugezaho uzabashe kugihagararamo neza. Ese imbohora ndi umuswa ubumba mpagaze imbere yanyu muri nditi. Mwarasomye di, ubu nge nakabaye mfite ijambo. Ariko yabanje kunyigisha nyabusa kugira ngo nimpagarara imbere yanyu ngira icyo mvuga. Mubaye muti muyimpera icyubahiro. Yesu nashimwe cyane.
nawe uzi ubwenge bwo kudaha umwana wawe urwembe atarashobora kwica inzara urazimuca, ariko iyo ageze mu rwego rwo kuruhabwa urarumuha. Ikize Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana yo kabyara irangije inyungura ubwenge, irambwira ngo shaka ikayi n'ikaramu, tangira wigana inyuguti za Bibiliya uko zanditse. Nkayigana gutyo, nkayigana gutyo, nkayigana gutyo, kugeza ubu nakwandikiye ntushobora kwemera ko Sara ataciye mu ishuri, wagira ngo narangije wa gatandatu wisumbuye. Ikize Ikinyarwanda ngisoma neza, wowe nkanyakibwirizamo neza, ntacyo wumva se? N'Ikiganda ngisoma neza nkakibwirizamo neza, ba nyiracyo bakambaza gwe mwana gwe tata wo munyarwanda mama ho muganda. Iso yaba ari we munyarwanda, nyoko akaba umuganda, cyangwa nyoko ni we munyarwanda isa akaba umuganda. Ntoya bose ni abanyarwanda, ntibisanzwe. Hanyuma nabazi Icyongereza mbagira inama yo kutazantuka, mwitonde, kuko ndacyumva rwose, ndakisomera nkisobanurira, sindagwiza imbaraga zo gusohora amagambo menshi ngo nerure, ariko ndacyumva. Kandi ibyo ntumva mfite umugabo rwose ubisobanukiwe, ndamubaza nti bigenda bitakansobanurira, mubaye mute? Kandi abanyarwanda baravuga ngo iritararenga imbeba ntiyahema injangwe, kuko ishobora guhura nayo ikayifata. Bishatse kuvuga iki se? Iritararenga urabona uyu mugore yagiye kwiga icyo Cyongereza cyamunanira, ubu se nikoreye igihwagari, harimo ubwenge. Yesu nashimwe. Haleluya. Ariko bene data, mureke duha Imana yacu agaciro. Kuki ushobora guha iby'abantu agaciro, iby'Imana akaba ari byo utesha agaciro? Ese Imana yakwigishije kuvuga ku ndimi nshya zitagira undi mwarimu keretse Mwuka Wera, yananirwa kukwigisha iby'abarimu bigishijwe nabo bakaza bagaterekera abandi ku rubaho? Byayinanira? Bibiliya irambwira mu Byakozwe n'Intumwa 4:13 ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana ngo baratangara, ngo kandi bari babazi neza ko ari abaswa batigishijwe, ngo ariko bagira icyo bibuka, ngo bibuka ko babanye na Yesu. Ntabana na Yesu umuswa, kubera ko yari umwigisha, yarabigishaga, yarabasobanuriraga bakamenya. Ntawe ujya ubana na Yesu umuswa, ntawe ubana na Yesu b'ikigoryi, ariko mubaye mutse gukoraniraho wese azagwa kuzira. Ngo nijure mu mucuzi uvugutira umuriro akavanamo umurimo, icyuma akoresha umurimo we, ngo n'umurimo uzinige wamuremeye kurimbura. 17 akavuga ngo nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, nta n'ururimi ruzahagurukira kukuburanya ruzigera rugutsinda. Urubyaro rwawe ruzigishwa n'Uwiteka kandi urugira amahoro menshi. Mu minsi mike nari maze kumenya gusoma no kwandika barandihira, niga kudoda. Ubu nize kudoda ngeraho kwigurira imashini, ndodera abagore n'abakobwa, nzi faranga ryabo ko riryoha. Iki se? Ariko kugeza ubu imashini narayifashe nyiha bashoboye gukomeza kudoda imyenda. Ntabwo nkidoda imyenda, ndadoda imitima. Si nkidoda imyenda, ndadoda imitima. Umuntu adoda umwenda ngo bamuhe 5, 10, 15, udoda umutima ahembwa na ahembwa. Umugore udahembwa asa na Sara, ariko mubaye mute? Mwampereye uwo mwami wanjye icyubahiro, nimumuzamurire icyubahiro, ni ukuri nimumuhe icyubahiro. Ihemba neza yo, kandi iyo yatinze kuguhemba iguhembizana indishyi y'akababaro, ibirarane, ubukererwe, impozama, byose karundamo nyabusi kakunezeza, nawe ijose ukaricinya. Ariko kutishimira muri Yesu nabyo nakaga, ni ugupfa kabiri nk'amakara. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Satani ngira ngo ibona byakomeye, ibyageze mu kwimenyera ijambo ry'Imana n'isezerano ry'Imana ifite ku bugingo bwanjye, irangije ibona byayikomeranye, igambirira kunkubitisha inkuba nyabusa. Ya yindi abanyarwanda bititagira amazi. Ndagenda ngeraho nigiraga nadoderaga,
nza kumenya ko natewe n'uwitwa Kiwanuka ukorera mu kirere ugafatanya n'iyo mu nyanja ugakubitisha inkuba. Mbimenya hakiri kare ndabibabwira ni natewe mu ndeke ntahe. Bampa umukobwa aramperekeza. Turataha tugeze mu rugo baba bibonye najunjamye bacungira hafi bati mucungire hafi. Haje akayaga gusa. Inkuba irasa. Nikubita hasi munsi y'ameza yariraho buri muntu wese agwa igihumura aho yarari. Ibi mvuga bifite abandi babihamya. Pastor atuye hari i Kanombe afite urusengero kabeza yitwa Anastase Sabamungu. Ni nawe muryango wa Sara. Banasaba Sara niho bamusabiye. Ibyo barabizi. Inkuba irakubita. Baza gutoragura bazi ngo baratoragura intumbi basanga sinumva ariko akuka karacyatera. Baraterura bashyira mu cyumba batangira kwinginga Imana kugeza igihe byatsinzwe. Birababwira ngo twaje mu mbaraga zo muriro ngo tugatwika mutari mwahamagara rya zina rya wa mugabo ngo ariko twahasanze umuriro uzimye wundi. Twahasanze iki yemwe? Twahasanze umuriro uzimye wundi. Yesu dufite n'ikizimya moto. Yesu dufite n'ikizimya moto. Yesu n'ikizimya moto. Umva mbabwira n'ababaye mu mashyamba burya uruhira ntukarwana nabyo uca ibiti ngo ukubite. Ubundi ujye ufata umuriro ugenda ukongeza imbere yarwo iyo bihuye birazima. Siko bimeze? Yesu ni kizimyamwoto. Hanyuma ikigeretse kuri ibyo rata mbibarize igisa n'inkuba cyakubita inkuba nyakuri. Igisa n'inkuba gishobora gukubita inkuba nyakuri. Mariko 3:13 ngo atoranya intumwa 12 ngo abone uko abatuma kubwiriza ubutumwa bwiza. Ngo ariko muri bavanamo Petero na Yakobo na Yohana ngo abita izina ryitwa Bowa n'Irigi ngo bisobanura ko ari abana b'inkuba. Turi abana b'inkuba. Ntabwo igisa n'inkuba gishobora kwibeshya ku nkuba nyakuri. Niba uri umwana wa Yesu Kristo akaba ari inkuba nawe uri inkuba ushatse umukomera amashyi. Muhumure dufite Imana nshuti zanjye. Mushira ubwoba dufite Imana. Haleluya. Niyo byaba bihari dufite Imana. Iyashimwe muri Matayo 28 Yesu igitero kiza kumufata kiyobowe na Yuda. Arabaza ati murashaka nde? Bati Yesu w'i Nazareti ati nige. Bikubita hasi ageze harabareka ahobera Yuda ati ngaho kora icyakuzanye. Arangije bamusumiye Petero akura inkota mu rwubati akubita umugaragu w'umutambyi ugutwara gute. Yesu aragutoragura akumusubizaho aramubwira ngo Petero subiza inkota mu rwubati kuko wicisha inkota nawe azayicishwa. Aramubwira ati wibaza ko data ashatse atakohereza rigiyoni y'abamarayika basaga 12 bakandwanirira atari kibi bibereyeho kugira ngo ibyanditswe kuri jye bibashe gusohora. Ndayakubwira inshuti yanjye duhindukirira ka kabazo ukabwire ngo data ashatse ntabwo wahirirwa. Data ashatse ntabwo waharara. Data ashatse nta munota. Data ashatse nta segonda ahubwo uberayeho kugira ngo izina ry'Imana yanjye ihabwe icyubahiro. Yesu nashimwe. Haleluya. Birangije biravuga ngo kuki batwohereza hano duhora duhira ngo nabo nibaze bashyeho babyumve. Bishika umugore n'umugabo amajwi yabavugiraho baravuga ngo nimutubabarire muturekure mwiduherana tumenye ko murusha imbaraga ibyo twizeye natwe dushaka uwo mwizeye. Tugira ngo ni ibinyoma by'abadayimoni ariko kugira ngo Imana ibihamye ikura umuntu iyo ngiyo aho ururembo rwabaga imuzana homba aza guhamya ibyo. Araza aravuga ngo kwa buzizi bahishije amazu yabo nta kintu basahuye. Umuriro wavuye ahantu twika amazu yabo n'ay'ibintu byabo. None bajyanye inka gusa kandi abadayimoni bari bavuze ngo umuriro wavuye hejuru twika amazu yacu n'abadatabuje ntacyo basahuye barongoye inka. Nawe araza arabihamya kugeza ubu. Twahuriye mu Rwanda bose uwo muryango warakijijwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Nzamurira Imana yawe icyubahiro. Ihe icyubahiro nshuti yanjye. Imana yacu ni Imana
rwawe, ntabwo izabikora kuko harimo imbaraga zawe, ntabwo izabikora kuko hari icyo wakoze, ahubwo nushaka kwirwanaho izabirambika, ariko amaboko nuyamanura izamanika yayikurengere, izamanika yayikurwanirire, izamanika yayigutsindishirize. Niko yabwiye Zerubabeli muri Zakariya 4:6. Ntekereza ko Zerubabeli kubwirwa ariya magambo hari ibyari byabanje gukorwa imbaraga, ahubwo mbakirisha umwuka wanjye, ihindukirira umusozi irawubwira ngo wa musozi we munini cyane, mbese wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye? Uzakurwaho habe ikibaya. Zerubabeli atambuka anezerewe. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana yacu icyubahiro. Amen. Haleluya. Ndakora ndasoza ntangira akazi mpembwa. Barangije bunguka ubundi bwenge, baravuga bati Sara ntateze guha agaciro amafaranga akorera, azayangiza azi neza ko ari munsi y'ukuboko kwacu, ariko reka tumugire inama amafaranga ye ayaguremo ibintu byose umuntu atangirana ubuzima bwe, atangire yikodeshe yibane, tuzamuba hafi gusa nk'abajyanama. Nuko natangiye kwikodeshereza munsi y'urugo rwabo neza, kuko bari babizi ko nkiterwa, kugira ngo ninterwa bambe hafi. Maze kumara amezi 2 mu nzu nabagamo, habayeho abanyarwanda gutaha. Barangije baravuga bati twebwe turi mu buyobozi bw'itorero, ntabwo twari twamenye igihe tuzatahira, ariko Sara dushobora kumuha undi mupasiteri w'inshuti yacu bagatahana mu Rwanda, azi ikibazo cye naterwa bazamutabara. Dutahukana n'uwo mupasiteri nawe atuye hano muri Kigali. Turaza twashyikiye Rwagitima Finance Kabarore mu Mutarepfo. Bo bari baraje barambagiza inzu, barabahoza basubira kuzana imiryango yabo. Je nabahoje itagira icyumba imeze nk'urusengero. Barangije bangirira neza, barambwira batakazi kose tuzajya tugakorana dusangire, ariko nibwira ucyuri bitotsi wawe. Umunsi umwe njye nibuka uburyo natewe n'amagini 3, rimwe kumusagira irindi vuri rindi mu Mirambizo, araniga. Waruzi ko hari igihe gishobora kugera ukabuta gitabarisha ururimi, ahubwo ugatabarwa n'isengesho ryo mu mutima. Hamagara Imana mu mutima, mbona abadayimoni banyamurutseho, mbona iryo joro rirakeye. Ntabwo byari byoroshye. Ikigeragezo cyagaragaraga cyendaga gukabakaba imyaka 5 neza ngo ifunge, cyari ikinzoka zincira. Inzoka ya mbere ngo birayibwira ngo nize indye ndyamye buracya ndi intumbi. Ese Satani yibaza ko Imana iturindira zinduka, irasinzira se, irahunikira, bigenda biti? Iyo nzoka iraza koko. Uwo munsi nari natiye umwana w'umuturanyi, mbwira uwo mudamu ndamubwira ni wantije Grace akandaza, ati ndi ninjoro nkorera iki? Aza kurazi. Araza turaryama, naho inzoka yaje irangije ihagarara ku gikuta, nige waryamye ivure aryama imbere yanjye, ijya kumanuka imanuka yafashe bwa bwugu bita ngo ni Marie Jose, ikizinga hingata incira y'umusore, irangije iramanuka igwa hejuru yanjye neza. Ngiye gushyirayo ukuboko, ijwi rirambwira ngo sibuye si n'umuserebanya, byukureba iki kuri hejuru? Mbwira wa mwana ndamubwira ni Grace ivamo buhoro, hejuru yanjye hari ikintu. Yavuyemo ndamukurikira, ducanye itara, ihagarika igihimba cyo hejuru irahombana nk'igiye gucira. Ndamubwira ntabwo ari insane iyi, ntabwo iguruka, nincira kandi kuva yizinze ntibihimbaraga zo guhita yiruka. Fata hari imitwe y'ikiringiti n'amashuka byose tubishurire hanze. Twabishiburiye hanze tuvuze induru, dutabarwa n'abasirikare, buriya ntacyo batinya. Bayikubise bayimennye umutwe, ndahanuka nikubita hasi. Induru ziravuga bati twishe inzoka none na Sara arapfuye. Kwa pasiteri bari babizi, barahurura, baraza baranterura baranjyana, batangira gusenga Imana. Kujya igihe byatsinzwe birababwira ngo twoherejwe turi 4, 3 baracyari inyuma, ariko mutugiriye imbabazi mwaturekura tukabwira abacu ngo hano ntibahagere kuko hari imbaraga ziturenze. Waruzi ko hari ibyo Imana ireka bikakugeraho kugira ngo ibyihesherezeho icyubahiro, ibikina ku mutima, ibikina hejuru, ariko wankomereye Imana yanjye amashi. Ngarura ubwenge batariko ntiwirare ngo hari ibindi bitero 3. Wa mugora tubaga wifashe Grace ntazagaruka muri izo nzoka. Sinari buvuge ngo nimundeke mba, icyo nakoze naguze itoroshe.
tugateka tugasangira tugatarama hahandi bavuga ngo bagiye kuryama nkabareka bakaryama bakinga ntagaruka nkicara ku rubaraza rwabo kugira ngo iryange joro rijigije ninjya kuryama ntembagare ntatekereje ku bitero biri buntere. Saa 8 saa 7 numva hahandi nabaye nk'umusinzi akaba aribwo njya kwiroha muri yanzu kugira ngo buri buhite bucya ntabitekerejeho. Nabikoze nka gatatu ku nshuro ya kane ndagenda ntari nagera no ku muryango. Naho ya kabiri byayibwiye ngo utegere mu ruhamo rw'umuryango ngo ninjya kwinjirira ume mu mutwe ndahita mpfa. Nari ntaranahagera ntaranamurika ngiye kumva numva uruhu rumvuyeho nsheshe muritse nsanga yazinze umurizi riteguye umutwe uranagana ku muryango. Satani cyaze ni ugucurika ibyanditswe. Iryo sezerano yari kuyehe ryo kundya mu mutwe. Bibiri irambwira ngo tuzamumena umutwe arume ku gatsinsino yabihinduye ate ko ari giye wari bumena umutwe. Nangije ndongera ndiyamirira basirikare baraza barayikubita bayikubise mbu umusazi. Namaze icyumweru mfingiranye. Iya gatatu yampigaga ku manywa y'ihanga igaca ku rugo batingiye inzoka ya Sara igaca ku rundi batubona umushyitsi wa Sara igaca handi bagakomera bati yereshaka Sara. Mujye mureka bigaragara Imana nibatabara bazaba abagabo bo kubihamya bazaba ko hari Imana yabarengeye ko hari Imana yabarwaniriye ko hari Ramasata kari mama are mukubaho kuri ya mwana. Inzoka barayigota barayica bashyira umurambararo ku muhanda na buri uciye hagahagarara kureba. Badayimoni barangije baravuga ngo inzoka ya kane ngo nta uyikojeje inkoni ngo hari imbaraga zimanutse ziyinigiraho yarigeze irapfa ngo ariko nuzabona intumbi yayo. Ngo hari imbaraga zimanutse ziyinigiraho yarigeze irapfa ngo ariko nuzabona intumbi yayo azasara ubudakira. Kubera iki? Jusoma icyanditswe unagitekerezaho wibaza impamvu kivuzwe. Bibiri iravuga ngo nta kigeragezo cyiza kirenze kwizera kwacu. Nibisobanura ko birenze kwizera kwawe birahari. Ariko Imana irabikurenza ikabihotorera iyo ikabinigiriyo ikabihatinira iyo ikabikurira hiyo ngiyo ibyo irakabika kugeraho no kugira ngo ikwigishe kwizera kandi nawe wiga intambara. Ariko ibikurenza irabikurenza. Yesu nashimwe. Haleluya. Ndaho rero naje kumenya ko mukuru wanyu umwe wari usigaye uyu rukumbi umugabo yaramubwiye tuzakurikira icyo kivume kiwanyu ntuzakebuke kureba abakuri mu abakuvuye mu nda yicariwe. Nza kumenya rero inkuru ko umugabo we yapfuye nsanga mukuru wanjye ntabwo azansubiza inyuma. Ndangije mfata ibintu byanjye mbikuraho Rwagitima mbijyana Kabarore ahitwa Mukaje. Hari umukecuru yari isaziye nyina w'uwo mupasiteri nyine twabanaga utuye Kanombe. Ndagenda nshyiraho ibintu byanjye byose ndavuga nti ngiye Bugande nshobora kutagaruka vuba kandi igihe nzagarukira nzaza wenda ibintu mbigurisha nsubire kwa mukuru wanjye ndumva ari we nzajya kubana nawe. Ndambuka ngi Bugande mpamara umunsi wa mbere mpamara wa kabiri ku munsi wa gatatu ninjoro ndyamye ijwi rirambwira ngo haguruka subira mu Rwanda niho uzabohokera kandi niho uzakora umurimo wanjye. Ndangije buracya ndamusezerana ndamubwira ntari kuzi n'ibindi ati nsubiye mu Rwanda bite ntigusa nsubiye mu Rwanda icyo nkwijeje nzajya ngusura. Najyaga musura buri mwaka mu kwa 12 narambukaga tugasangira iminsi mikuru ariko natangajwe n'Imana umunsi umwe mu kwezi kwa 9 kw'ibihumbi 2 mbura amahoro mbona ndi kumva kandi wapfuye ari umugore numva afite agahinda gashaka kunta muri iyo mva nta kintu namenye ntabwo nzi ko yarwaye nta kibazo nari nzi kindi. Ndangije numva muri ndemwe mwo kujya Bugande nta mpamvu ndagenda mbibwira pasiteri wanjye arambwira atari ko nabonye isanduka y'umupfu inshimbere atari ko si wowe aransengera. Yari umugabo yarapfuye abana n'abana kandi bato wenyine nahararembye ameze nabi ntabwo mbizi. Umunsi mpagurukaho ngiyeyo yapfuye saa 4 ngerayo saa 10 nsanga intumbi muri saro uko yagapfuye ubwana buyicaye iruhande bwashobewe. Ibyo mbishimira Imana ko namushyinguye ndamushyingura niwe wanyuma. Hanyuma rero ndamusezera ngaruka mu Rwanda ndaza mbanaho na wa mukecuru nshakisha ahantu nzakodesha ngakomeza akazi ko kudoda n'ubundi. None uwo mukecuru yari umurokore tukajya tujyana ku rusengero na n'ubu mbarizwamo rwa Revelation.
tugaterana twasoza amateraniro nkasuhuza abanyegereye nkiciraho. Buriya utasanze mbwiriza ushobora kuba watekereza ko ntazi no kuvuga. Hanyuma nasuhuza abanyegereye baje urubyiruko twaje gukorana umurimo w'Imana, nyuma ngo bajya bambona bakabwirana ngo banzuriya mukobwa yiga Butare, yewe buriya yaje gusura imiryango y'Iwabina. Icyakubwira ariko icyo nkundira Imana yikurimo igaragaza iby'agaciro muri wowe, ntabwo iteze kugusuzuguza. Pastor ngo akababwira turiya mwana ndamubona sindaganira nawe ntabwo nzi nahaba, ariko yo mubona mbona muri we harimo ibanga rikomeye. Gahunda zose nkazizamo. Bukeye imyaka 5 yuzuye, bukeye nza muri gahunda y'amasengesho yo kwiyiriza. Hari kuwa 5 mubyeyi wari uyoboye yaje kuvuga ati turashaka abantu baba bafite ubuhamya babigaragarisha ibiganza byabo tuze kubategurira umwanya tuwubahe. Mubamanitse ibiganza nanjye nari ndimo. Manitse aravuga turiya mukobwa tumaranya nawe iminsi ntabwo tunamuzi, atwibwire we nahaguruke none haze atwibwire hanyuma duhe n'ubwo buhamya. Naratambutse napfuye guhagarara imbere yabo, nabaye nka kumufata bande cassette ugashyira mu radio ugakanda hano. Imana yaje kuraho ubwenge bwanjye no gutekereza kwanjye, amabanga yose maranye imyaka 5 nyakira hanze. Induru ziravuga ngo soze nsanga abantu bose bakangaranye. Nshubije ubwenge inyuma nsanga navuze ya mabanga maranye imyaka 5, ndavuga ngo akanjye karabaye. Ndataha inkuru zirakwira, baravuga bati nimuze wa mukobwa ibyo yatubwiye. Ngo habe ku cyumweru bati nta wundi. Sara natubwira ibyo yabwiye abandi kuwa 5. Ndahaguruka mbisubiramo na amahoro. Ndataha ngo ntahe nsanga nategewe niyo mu misozi mu ruhamo rw'umuryango iranterura inkubita ururimi rusohorokayo. Induru ziravuga basubiza inkuru bati mutabara Sara arapfuye. Abantu bose batinya kuhanterura. Za pasiteri n'abandi bakozi b'Imana 2 baraza barahanterura banshyira mu nzu, batangira gusenga Imana. Barasenga nta mudayimoni wavuze, barasenga nta cyanyeganyeze, ariko babona birangiye. Baravugaga bati basi birarangiye, ariko birangiye amabanga yose yayamenye. Ariko ndakwinginze reka nkubwire ngo nubona byakomeye uzajya umenya ko bigiye kurangira. Iyo ibiryo bigiye gushya birashyuha, hari hageze ngo Satana ncukeho. Barangije basigaho umuntu wo gucunga, ngo basizeho 2, mudamu umwe n'umuntu w'umugabo, ngo nibirangira ataza kwifasha akagira ubwoba. Basigaho 2 ngo bacunge ku mwuka ushiramo. Ntibamenye uko byagenze. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ntabwo bamenye uko byagenze. Ijwi rivugira hejuru yanjye rirambwira ngo dore itangiriro ryo kubohoka kwawe. Ngo Yesaya ibice 41 guhera ku murongo wa 9 riratangira riravuga ngo weho nahamagaye nkagukura ku. Reka tuhasome, reka tuhasome. Impamvu nagiye mbasomera imirongo nuko twari bumara ibyumweru 2. Yesaya 41 murongo wa 9 haravuga ngo weho nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo, nkakubwira nti uri umugaragu wanjye, naragutoranije sinaguciye. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya nkutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ikitariho. Kuko jyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo, nkubwire ngo witinya ndagutabaye. Kuri uyu murongo wa 9 kugera ku wa 13 ndi muzima cyane. Imana ihita imanura indirimbo, navuga ngo ni indirimbo nshya ya Sara muri jye ihwanye n'ukuntu narimeze. Iri mu kirimi cy'ikiganda, sinzi niba harimo abazi biganda. Mwese muzi. Iravuga ngo ayitabakoye nti mujye mugende nange, abazitoweredwa mbatikula, emigugu gitwaleri kuba yesafayo, ebyeda byonna birongose. Mujye tuderi mukama obatufa tufa,
Yesu ajja tuwonya oba tunubudde n'ebiwundu ajja binyiga bw'omwe waawe na tagoba akufuula kitonde ekijja ng'ebyedda byonna bigenze bifuuse bijja nate ngo nimuze dusanga umwami Yesu ngo naho twapfa dupfe ngo naho satani yaturema nguma ngo umwami Yesu arazomora ngo iyo umwihaye wese ngo ntakwirukana ngo ahubwo aguhindura icyaremwe gishya ngo dore ibyakera bishize kandi biraye bagiye kumva bumva nzamukiye muri iyo ndirimbo bose barafatwa twese twuzura umwuka wera Mana nihabwe icyubahiro bwarakeye hari kuwa gatatu yari amateraniro y'urubyiruko bagiye kubona babona umuheburayo kazi nahasesekaye bati biti mbabwira ibyo umwami yakoze twese dufatanya guha Imana yacu icyubahiro twese tuzamurira Imana yacu amashimwe iyi Imana yavuze itanga n'ibihamya Imana kugira ngo ibihamye ko yambohoye ahari sinari bubyemere nari butekereje ko norohewe n'ubundi nk'ibisanzwe n'ubundi bitero bizaza ariko yatumye wo kubihamya kwibyo yavuze ari ukuri ivana umugabo muri Ginja nibwo bwa mbere yaraje mu Rwanda azana n'umudamu witwaga Kanyange yari afite hafi n'ikibuga nako ikibuga hariya i Remera Yesu nashimwe cyane uwo mugabo yitwa Butera Peter n'ubu ari muri Kigali nawe afite igihande cy'ubuhamya araza Imana iramubwira ngo ugiye Kabarore niho muri mushyikire mu itorero rya Revelation hari umukobwa umaze imyaka 5 arwanywa n'abadayimoni ugenda umubwira ngo namubohoye ngo kandi uko mubohoye uko ahaguruke nawe abohora abandi baboshywe umubwire ngo azavuga ubutumwa mu gihugu cye n'ikitari cye mubakomeye naboroheje kandi nanjye nzabana nawe araza yasanze turi masengesho y'iminsi 3 ariyo dushyiriyeho imiryango twabarizwagamo ansanga mu muryango wa Samueli arambwira ati ni wowe umaze imyaka 5 urwanywa n'abadayimoni ndamubwira nti yego ati Imana yambwiye ngo irakubohoye kandi uko kubohoye ukuhaguruka ubohora abandi baboshywe yavuze ngo uzavuga ubutumwa mu gihugu cyawe n'ikitari cyawe bakomeye naboroheje kandi zabana nawe mu mutima wanjye ndavuga ngo Imana ishimwe niba imbohoye we ahasigaye ababoshywe bazirwanaho bibohoje ukagira ngo nige wibohoye nta cyatumaga mvuga ibyo kwari ukwisuzugura abagenzi hari igihe kwisuzugura gutuma tuvuga ibyo tubonye ariko kwisuzugura kwacu ntibizabuza Imana gusohoza icyo yatuvuzeho muri genda vuga ngo Imana ishimwe ubw'imbohoye ndi umuririmbyi mu ikorari tabaza nkuru y'urusengero ibyo bizayinyure mu rusengero icyo gihe nari nshinzwe isuku ndavuga nti ibyo bizayinyure ubundi hagurutse abakomeye bazajye mu bakomeye nanjye nzayikorera ibi birahagije ariko saho gusa Imana igushaka hari n'ahandi ikeneye kukugeza hari n'ahandi ikeneye kugutereka ntabwo ari aho gusa Imana ituma abandi nabo bakaza bunga muri rya rindi nkabyumva ariko ndabyanga bitewe no kwisuzugura Imana irangisha ibonye ko ntabumviye iranyihata nkaguruka ngiye kurepeta n'abandi mu nzira ijwi rikambwira ngo sinakubohoye kugira ngo ubohora abandi baboshywe sinavuze ngo uzavuga ubutumwa mu gihugu cyawe n'ikitari cyawe bakomeye nkabana nawe amarira akagwa kubera ko nari nzi ibyavuzwe nkihanagura nabo ngeze muri korari ndi hafi kugera muri korari nkihanagura nkiyumanganya kugira ngo bataza kubona ko nariraga twaba twicaye gutya dutegereje ko baririmbyi baza ngo turepete ijwi rikongera rikavuga ngo sinakubohoye kugira ngo ubohora abandi baboshywe sinavuze ngo uzavuga ubutumwa mu gihugu cyawe n'ikitari cyawe bakomeye naboroheje nkabana nawe amarira akabaraguye bati Sara ubaye iki nijwi rivuze ko rivuze cyane muraryumvishije bati kandi Sara bya bintu byakugarutsemo ndagira ngo nkubwire ngo umuhamagaro wawe igihe uzaba utarasobanuka benshi bazawita ibintu ariko numara gusobanuka bazamenya ko ari Imana yaguhamagaye bazabimenya ijwi riranzengereza kugeza igihe navuze nti oya singiye gupfa ntabwo iyi Imana ibohora umuntu ngo imukorere umutwaro adashoboye je mbona ko uwo mutwaro ntawe ushoboye reka njye gusenga amasengesho y'iminsi natagira kurya atagira kunywa ubundi niyamiye Imana ko bahara abakomeye yabahagurukije ndagiye maze nsenga amasengesho yo gutongana ye mwira Imana ntariko Mana wahagurukije abakomeye ko bahari bazabona ibyo bavuga muri abo bakomeye bagenzi babo ukandeka nkakuririmbira mu itabaza nkakora n'ibindi bishoboka wandetse rwose ugahagurutsa ababishoboye ko je ntabishoboye ko ntabyo nabona mvugana nabo bakomeye umbwira ijwi rirambaza ngo ninde waremye akanwa k'umuntu
ninde utera uburage, ninde uhumura, ninde uhumisha, sijye witeka kubikora. Genda nzabana n'akanwa kawe nkwigisha ibyo kuvuga. Ngo kuva ibice bine umurongo wa 10 nyarukirayo ngo numve kwijwi rivuze ese n'icyanditswe rivuze birahuye. Mpabumbuye nsanga Mose aritotomba nkanjye. Ngo Mose aravuga ngo mwami na mbere sindi ntyoza mu magambo nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe simbasha kuvuga vuba ururimi rwanjye ruratinda. Iramubaza ngo ninde waremye akanwa k'umuntu, ninde utera uburagi, ninde uhumura, ninde uhumisha, sijye witeka kubikora. Genda nzabana n'akanwa kawe nkwigisha ibyo kuvuga. Baba data we, numva arantsinze ariko sinatsindwa burundu. Ndongera ndayibaza ntari ko Mana, umuntu aba wenyine atya akisiga kisanga ndi bucura, hanyuma ukambwira ngo ninjye kubohora abandi baboshywe ngewe simboshywe. Yajwi rirambaza ngo Gideon ntiyari umuhererezi mu muryango wa Manase, kandi umuryango wabo ni wari usuzuguritse mu Isirayeli yose, ngo ariko siwe nahesheje gukiza abisirayeli mu maboko y'Abamidiyani, ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana, ngo kandi uzanesha nk'unesha umuntu umwe. Ngo Abacamanza 6:15 nyarukirayo ngo numve ko bihuye. Nsanga Gideon aritotomba nkanjye ngo ariko Uwiteka abisirayeli nabakirisha iki ko turaboroheje mu muryango wa Manase, nkabandi umuhererezi mu nzu ya data. Iramubwira ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana, kandi uzanesha Abamidiyani nk'unesha umuntu umwe. Ndatsindwa ariko sinatsindwa burundu. Ndongera mbwira Imana ndayibaza ntari ko Mana, ubwira umuntu ngo azavuga ubutumwa mu gihugu cye n'ikitari cye mu bakomeye n'aboroheje, kandi aho nzinaha aho nzahagezwa n'iki bizagenda biti. Byajwe rirambwira ngo impumyi zihumura amaso nkazinyuza mu tuyira zitigeze kunyura umwijima nkahundura umucyo imbere yabo, hagoramye nkahagorora. Ibyo nkabibakorera simbahane. Ngo nimwumve mwabipfa amatwi mwe, ngo hari ikindi gipfa amatwi atari intumwa yanjye ntuma. Ngo nimurebe mwampumyi mwitegereze, ngo hari indi mpumyi atari umugaragu wanjye, hari indi mpumyi atari umuyoboke w'Uwiteka. Rirambaza ngo hanganje by'abavuga butumwa cyangwa abapastori babaye bo bazi ko bazababona abahe. Ndahera kuri uyu wabaye uzi kuzaba we. Rirambwira ngo bari impumyi mbahumura amaso mbanyuza mutira batigeze kunyura bisanga babihagazemo. Ngo niko nawe bizakubera. Ngo Yesaya 42:16 ngo Mpabumbure nsanga haravuga ngo impumyi zihumura amaso nkazinyuza mutuyira zitigeze kunyura umwijima nkahundura umucyo imbere yabo, hagoramye nkagorora. Ibyo nkabibakorera simbahane. 18 hakavuga ngo nimwumve mwabipfa amatwi mwe, ngo hari ikindi gipfa amatwi atari intumwa yanjye ntuma. Nimurebe mwampumye mwitegereze, hari indi mpumyi atari umugaragu wanjye, hari indi mpumyi atari umuyoboke w'Uwiteka. Ndatsindwa ariko sinatsindwa burundu. Icyo gihe nari nibitseho ibiro byanjye 47, nari inyoni mu zindi nuko ntari mfite amababa ngo nguruke. Mu minsi ishize nari mfite 86 mbigabanya ku bushake ngo bitazandemerera bikambuza kwijugunya neza. Ndangije mbwira Imana ntari ko Mana, abo bakomeye intumamo ntibazansuzugura ntibemere ko ari wowe wantumye. Cyambere ntibazavuga ngo ni igikobwa cy'igikaka rwose kirashyitse, ngo banyubahira ibyo. Icya kabiri ntibazavuga ngo ni mukobwa wa runaka agiraho komoka yewe, ngo banyubahira ibyo. Icya gatatu ntibazavuga ngo mu by'ubwenge yarizara n'aminuza afite n'amashuri akwiye kubahwa, ntibazanyubahira ibyo. Ese ntibazansuzugura ntibemere ko ari wowe wantumye. Ryajwi rirambwira ngo nkutumye mu mahanga y'abanyagaga kugira ngo mpeshe icyubahiro uza gukora hazaba akoze mu mboni y'ijisho ryanjye. Ayo magambo ari muri Zakariya 2:8 mu za kera, ariko muri izi nshyashya ni 2:12. Ngo Mpabumbure nsanga haravuga ngo nkutumye mu mahanga y'abanyagaga kugira ngo mpeshe icyubahiro uza gukoraho azaba akoze mu mboni y'ijisho ryanjye. Ndangije ndatsindwa, fata ibiganza byanjye mbyubikaho umutwe, ndavuga ngo Mana yanjye ubushake bwawe ku muja wawe. Ibi byaje ari yerekwa nari impumirije sinarotaga. Nagiye kubona mbona imbere yanjye haje umurongo w'abantu 10 barimo indimi zitandukanye, mbese b'indimi zitandukanye. Uwa 10 yari yambaye igisenegali, ikanzu y'ipantaro n'ingofero. Baraza wa murongo ungezeho, wa wundi wambaye igisenegara runama afata ikinyita cy'umwenda wanjye, arangije aravuga ngo turajyana kuko twumvise yuko Imana iri kumwe nawe. Ararekura, mbona wa murongo ugenda, inyuma yaho hiyandika Zakariya 8:23. Mpumura amaso mfata Bibiliya ngo nyibumbure nsanga haravuga ngo Uwiteka Nyiringa baravuga ati muri iyo minsi abantu 10 bazava mu mahanga y'indimi bafata ku kinyita cy'umwambaro mu Yuda bamubwire ngo turajyana kuko twumvise yuko Imana iri kumwe nawe.
ndangije ayo magambo yose nyashyira ku rupapuro, mva mu masengesho ntayasoje, ndazamuka nikubita kwa pasiteri, mbimukubita imbere, ndamubwira nti dore iby'Imana iri ivugana nanjye, ariko sinzi iyo biva niyo bigana. Abinyuzamo amaso, antega ugutwi, aranyumva, arambwira ati Sara, ntabwo nshidikanya ko Imana ari iguhamagarira kuyikorera, ariko tuze Imana yaguhamagaye izaca inzira aho zitari. Ndangije mu mutima ndavuga nti Imana yahabwa icyubahiro, ntizagira ikindi yongera kumbaza, izabibaze pasiteri. Amasaha yageze, reka dusubikiraho, ejo tuzamva ibindi bisoza neza kugira ngo dupfundikire ubuhamya, sibyo yemwe? Imana iyo yavuze isohoza icyo yavuze. Mu bakomeye nagezemo uzumva uko byagenze. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu ni Imana nziza, ni Imana yo kwizerwa, ni Imana ivuga igasoza ibyo yavuze. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ntuzarambirwe, ntuzacika intege, ibyo yakuvuzeho izabisohoza, ntabwo ibeshya. Nanjye Mana nzajya nkutambira. Ngaho nimumfashe himbazeho Imana yanjye gatoya. Nanjye Mana nzajya nkutambira, Mana nanjye Data nzajya nkutambira, Mana we kuko amaso agahinda nzajya nkutambira we, Mana nukuri nanjye Data wera nzajya nkutambira, Mana wowe minduye ubwoko nzajya nkutambira, Mana we
ababyeyi bakatakoze, hari ibyo wakoze abavandimwe batari bushobore, hari ibyo wakoze imiryango itakanguyemo, hari ibyo wakoze. Data nguhaye icyubahiro nyir'ingabo, data ngushize hejuru mwami. Iyo nshubije amaso inyuma, iyo nibutse imirimo n'ibitangaza ibyo wakoze nyaguhoraho, iyo ntekereze imiheto y'umwanzi wavunaguye yaranteranye, ukayivunagura, ukampa amahoro, ukampa umudendezo, ukampa ijambo, ukangira umwana, ukampindura umutambyi. Ushyirwa hejuru, ukwiriye gupfukamirwa n'amavi yose, ukwiriye kwaturwa n'indimi zose, ukwiriye kuzamurirwa icyubahiro n'abakomeye n'aboroheje, ukwiriye kubararirwa. Ni wowe Mana, ni wowe Mana, ni wowe Mana, ni wowe Mana isumba ibigirwamana, ni wowe Mana uruta amahembe, ni wowe Mana uri hejuru ya nyabingi, ni wowe Mana uri hejuru y'abarangi, ni wowe Mana uri hejuru y'imandwa zose, uri hejuru ya za rutindagezi, uri hejuru ya za gapfa, uri hejuru ya za binego, uri hejuru ya za rukarabago, uri hejuru ya za rutukuzamu, uri Imana, uri hejuru y'imbaraga zose z'umwijima. Igihe kimwe abahanuzi ba Bali na Shera barihimbaza, ariko Eliya arigaragaza, arihishura kugira ngo ugaragare. Umugoroba azana igicaniro, ashyiraho amabuye angana n'umubare w'imiryango ya Isirayeli, aravuga ati muvome n'amazi mumeneho. Arangije arahamagara ati Uwiteka Imana ya Isirayeli, bigaragare ko mu Isirayeli hari umuhanuzi. Urangije umwitabisha umuriro, utwika igitambo, utwika inkwi, ukamisha amazi, ukamya n'umukungugu. Abisirayeli barubarara, baravuga ngo Uwiteka ni we Mana. Natwe turavuze ngo Uwiteka ni wowe Mana, turavuze ngo Uwiteka ni wowe Mana. Mwese muzamurira amajwi yanyu hamwe kuvuga ngo ni wowe Mana, muvuge ngo Uwiteka ni we Mana. N'abadayimoni babyumve, bamenye ko Uwiteka ni we Mana. N'abadayimoni babyumve, bamenye ko Uwiteka ni we Mana. Uwiteka ni we Mana, Uwiteka ni we Mana. Cyubahiro n'ikibi cyawe, uri Imana idatizwa amaboko,